Mukomere inshuti yanjye ni Rubasha from the Rubasha Family Podcast. Ndi kubagezaho ikiganiro cyanjye gikubiyemo ibitekerezo byo ko inspiringa no kumotivatinga. Ndi hano rero i Kigali mu Rwanda, naje kubagezaho iki gitekerezo cy'uko abanyarwanda twahindura tugafata amazina y'abakurambere. Amazina nuko abakurambere bitaga amazina y'abana babo. Nkuko mubizi ko twabyemeranyaho, hari amazina twafashe avuye hanze y'abakristu se, y'abisilamu se, turayafata tuyagira yacu. Barayaduhaye turayemera. Nicyo rero mvuga nti aya ntabwo ari amazina yacu, bayita ya gikristu, ayandi yacu tuyita aya gipagani. Wira ngo vuga izina ryawe y'igikristu, ukavuga izina y'igikristu nka Loizi, James, Yvette. Ayo mazina ameze gutyo ni amazina bise ya gikristu. Ayo mazina rero niyo mvuga atari ayacu, ko twese turayafite, twarayakunze, tuyagira igihe kirekire. Ibi rero nibyo naze hano kugira ngo tuganire, turebe ko twasubiraho noneho tukajya tugira amazina yacu, amazina y'ikinyarwanda gusa. Abana tukabita amazina y'ikinyarwanda, nk'uko ubundi usanga buri muntu afite amazina abiri y'ikinyarwanda, akaba izina ry'umubyeyi, akaba n'izina bavuga ko ari iryawe. Ntabwo bizatubuza gukomeza kuba abisilamu, ntabwo bizatubuza gukomeza kuba abakristu, ntabwo bizatubuza gukomeza kuba abayehova. Niyo twabatizwa, tukabatizwa mu mazina y'ikinyarwanda, amazina y'ikinyarwanda tukayaha agaciro. Dushatse twayita aya gikristu cyangwa se tukayita amazina yacu tukayahabwa agaciro. Nta kwita amazina yacu mu mazina y'igipagani. Ninde wabitubwiye? Ninde icyo kintu wakivuze ngo tukafata amazina ngo aya mazina ni ya gipagani? Ntabwo ari ibyo. Ubundi se no kuvuga ngo umupagani, ntabwo nzi icyo bivuga, ubwo tuzabiganira ubutaha. Kuko ni ukuvuga uti umuco mbere amazina y'abanyarwanda twayitaga gute, tugatangira tukayita abana bacu. Ntibyoroshye. Ni ubukoloni nyine badushyizemo abazungu. Ubukoloni bwo muri mind butugumamo, twumva ko ari byo. Kugira ngo mvugane namwe, kugira ngo mbitekerezeho, kugira mpaguruke mvuge, byantwaye igihe. Hey guys, I know you're enjoying this video, but please take the time, hit the link in the description and sign up to Alois Rubasha's Uscreen. You can sign up either monthly or for the year to really invest in yourself, to really cultivate your mindset, cultivate the power of who you truly are. It is all about the knowledge and power that you have with it. And it is the application of the knowledge that is going to take you far in life. This is an investment that is infinite, that has infinite amount of supply, because coming to Alois Rubasha's teachings, experiencing the word of God. And what is the word of God? It's about empowering yourself. That is what we're putting here for you. We're cultivating a community of like-minded individuals, for people who want to grow, for people who want to continue to cultivate that mindset of, I can do anything I put my mind to. I can go out and work on my health, work on my happiness. Nothing outside of me is going to make me happy. I can work on my love and my beauty because I have everything. I am an amazing person. You are too. So hit the link in the description. It's going to take you to sign up for your Uscreen membership today. Byanteye ubwoba. Ibintu bavuga amazina se, mbitekerezaho biba igihe kirekire. Yes, kugira ngo nicare mbibaganiriza ubu byantwaye igihe, byantwaye hafi nk'imyaka 2. Umuntu agira ubwoba bwo kuvuga igitekerezo nk'iki. Kubera iki? Kuko biri
muri mind yacu biri mu mutwe, avuga izina ababyeyi bampaye, urumva, ariko ukageza ukabitekerezaho ugasanga kuko iryo zina baguhaye nabo ntabwo bazi icyo rivuga, ntibazi aho ryaturutse. Wababaza buri muntu wese uti izina ryawe ni irihe, bifata igihe. Namwe inshuti zanjye turi kuvugana, ndabizi hari abo twavuganye, hari abarakaye bakavuga bati wabivuga gutya, ariko nukomeza kubitekerezaho buhoro buhoro urasanga kuko ibyo ndi kukubwira ari byo, tukareba uko bimeze. Ikindi ni kwa kundi nyine riba ryarakugiyemo kugira ngo urikuvemo, baba baragushyizemo muri mind. Nitunayahindura twe dukuze, buri gihe ntabwo buri muntu azaba akikwita Aloyizi. Nanjye ubwanjye naryiyita nkibuka uzi ko narihinduye, havuga ni ndizeye, ariko ako kantu nyine kahoramo, icyo kintu gihoramo kiri muri mind nyine. Guhindura rero, umuntu kugira ngo ahindure, kugira ngo duhindure imyumvire, niyo ntambara ibaho. Arusha no kumva kuko kwari byo kuko dukwiye guhindura aya mazina, ariko kuvuga uti nsubire kuyahindura, nta kindi, kandi mbona mbibabwira, nta kindi kiguhesha ubuzima, nta yindi nyongera y'ubuzima ugira, ariko niko wakundi kuvuga uti dore ni Abanyarwanda, dore ni amazina yacu, dore ni umuco wacu. Uburyo umuco uhera ku mazina, nk'uko abandi usanga buri gihe bose bafite amazina yacu. Impamvu nyine bayahinduye bakaduha ayo ngayo, bazi impamvu, natwe tukabyemera tukayafata. Abana ubu nshaka wenda kubibwira bataragira abana se, bagiye kugira abana se, mubitekerezeho cyane. Ayo bana mubaha amazina y'Ikinyarwanda, dushake amazina meza, tuyahine, tubyige. Nicyo tubereyeho, nicyo sosiyete ibereyeho. Kuvuga ngo amazina yacu ni maremare, ni uko duhora tuvuga asobanuye nabi. Ibisobanuro byose by'amazina biva kuri twebwe, ku Banyarwanda. Hari abantu bagiye kuyashaka, bayahimbe, bayagire neza, bayahine, ariko bigira amazina y'Abanyarwanda afite igisobanuro cyayo. Njye nicyo nshaka ko tugeza, naho ngaho dushaka guhindura. Yes, dushaka database ifite amazina y'Abanyarwanda, afite amazina yahuriye, kandi ugasanga Abanyarwanda benshi bafite amazina akomoka ku muryango, ku babyeyi bise, afite aho hava akaba mu muryango. Arahari, reka tubiyagarure, tubitekerezeho. Njye nicyo naje kubabwira inshuti zanjye, tubitekerezeho. Badufasha abakuriye umuco se, nicyo ndi kubagezaho. Tubyige, si ngombwa ko mubyemera, ariko tubyemeye byaba byiza, kuko iki ni umuntu ku muntu. Yes, ni inshuti zanjye, ndakubwira nti wowe witwa Bosco, tekereza urebe ko warihindura, ugumana aya Manyarwanda yawe. Nta kindi gihindura. Ikindi se kuyahindura ni ibintu bitoroshye, bifata ahantu hose uba wararishyize, wararyanditse, ibyo ntacyo bitwaye, ariko nuko tubitekereza muri mind yacu, tukabihindura muri mind yacu, tukumva ko amazina y'Abanyafurika, amazina y'Abanyarwanda agomba kuba ay'Abanyarwanda. Nibyo nakubwiye, ahandi hose ureba, ahandi community zose usanga kuko zifite amazina yabo. Ni bake nyine, bake bashobora kuba bafite nabo amazina bakuye hanze, ariko nujya muri culture zose zo hanze, muri community nyinshi zo hanze, usanga zifite amazina yabo. Niyo amadini yabo, bafite amadini atandukanye, ariko ugasanga amazina ni ayabo, y'umuco wabo aruka kamwe, ariko bakagira amadini atandukanye. Naho twebwe amazina yacu arangwa n'amadini twafashe. Amadini ntabwo agomba kuturanga, tugomba kurangwa nuko turi Abanyarwanda, turi Abanyafurika. Noneho amadini akaza. Nk'ibyo ni ibitekerezo.
hari ushobora kuvuga uti reka da idini niryo ry'imbere, idini ryanjye niryo ry'imbere, ntabwo bitwaye si iki, ariko ubyumve wibwe ko urebe iryo zina, sigari kuri zina rivuga iki, iri zina ryavuye kurikunda ntacyo bivuze. Nicyo kurakara ndabyumva, kutabyumva ndabyumva, kuvuga impamvu wavuga ati se wahindura ndabyumva, kuko ibyo ni ibitekerezo, ni imyumvire ica muri buri muntu wese wumvishije igitekerezo cyanjye, kuko ni kimwe uko nakigize nawe nkubwiye ukacyumva, ibigucamo ibyo bibazo ni byinshi bica mu mutwe wawe, muri mind yawe. Yes, hari abahita babyemera, hari abahita babyumva, havuga ati arabizi ko ari byo, ariko kugira ngo ndihindure rero, kugira ngo ujye muri ibyo bintu ukavuga ati ibyo uvuze ndabyemera, ariko njye nta mwanya nabona kujya kurihindura, kujya bitwara akazi kenshi, ni intambara rero. Ariko icyangombwa cyiza rero ni uko uba ubyumvishije, ukaba ubikuye muri mind yawe. Yes, ukabyumva, kuko n'abandi bazagenda babyumva buhoro buhoro. Uburyo umuntu wese ukubwiye ikintu ntabwo ari kuhita ucyumva, ubanza ugatekereza ukumva ko uko giteye. Ni ibitekerezo, ni ikintu nzanye kugira ngo tubitekereze, kirahari. Hari abantu benshi wenda bari bagifite iki gitekerezo, hari abanyarwanda benshi bafite amazina yabo batigeze bafata amazina y'abakoloni cyangwa se amazina y'amadini, barahari benshi, ariko ntibigeze babona umwanya wo kubivuga ngo tubiganire, tubivugane, tubishyire mu rwego rw'igihugu cyose, tubishyire mu rwego rwa buri muturage, umuturage wese abyumve. Noneho buri muturage wese namara kubyumva atange, agira igitekerezo cye cyo kuyagumana se cyangwa se cyo kwita se abandi kuyahindura. Ni ibyo rero tuzakomeza kubivugane, kandi murakoze gukomeza kusapotinga. Asante sana kandi mugire umunsi mwiza. If you really enjoyed this video, make sure to click here, and I'm sure you're going to love that one.